increase revenue, mu buryo bwo gushaka kwinjiza byinshi. Iyo umaze gukanda kuri revenue uhinguka ahangaha. Yes. Iyo uhingutse ahangaha uhabona icyo bita link. Iyi link rero urayikopiya. Ikindi kintu uhabona icyo bita invitation code. Iyi ni invitation code yawe uhereza umuntu kugira ngo joining. Impamvu ibi ngibi mbivuze n'ubushize narabivuze nuko kuri buri muntu utumiye baguhereza 20% by'icyo bita solo hash power cyangwa bya hash power yiwe ari kwinjiza. Yes guys, reka tubasuze kandi twongere tubahe ikaze kuri YouTube channel yacu Vumbura TV. Nkuko bisanzwe ibiganiro byacu byibanda kuri cryptocurrency, by'umwihariko mining platform. Guys, uyu munsi rero tugiye kuganira kuri ya mining nshyashya yitwa AViVe. Turebere hamwe icyo dukwiriye gukora kugira ngo ibintu bigende neza. Yes, hari abantu bambajije ikibazo, nicyo kibazo cya mbere ngiye guheraho nsubiza. Bambaza bati ni gute tumining? Ese ubwirwa n'iki ko hari amareward baguhaye ndetse ugomba guclaiming? Twihuse cyangwa tuzamutse hariya hejuru, murabona ko ahangaha naho tubona balance y'ama AViVe dufite. Hanyuma hano naho tubona balance y'ama rewards y'ama bitcoin aba yaturutse ku bantu tuba twagiye dutumira. Yes. Hanyuma hano hasi handitse utu tubare ubona dutangizwa na 3.666 n'ibindi bintu. Ni icyo bita round imwe. Ni ukuvuga ngo kuri round imwe muri round 25 baba bagomba kuguha kugira ngo uziclaiming, izindi zize kubona aho zijya. Round imwe yawe ushobora kuza nawe ugakanda aho ngaho ukareba ise round imwe yanjye iba imeze ite cyangwa ibingana gute, kugira ngo wihe icyizere cy'ibyo ushobora kumininga. Hanyuma ngiye murimo murabona ko round yanjye ni iri hejuru cyane. Bivuze ngo natumiye abantu benshi. Hanyuma nawe iyo ukeneye ku increasing cyangwa kuzamura round yawe imwe muri round 25 baguha buri masaha 28, ukanda hariya hejuru kuri increase revenue, mu buryo bwo gushaka kwinjiza byinshi. Iyo umaze gukanda kuri revenue uhinguka ahangaha. Yes. Iyo uhingutse ahangaha uhabona icyo bita link. Iyi link rero urayikopiya. Ikindi kintu uhabona icyo bita invitation code. Iyi ni invitation code yawe uhereza umuntu kugira ngo joining. Impamvu ibi ngibi mbivuze n'ubushize narabivuze nuko kuri buri muntu utumiye baguhereza 20% by'icyo bita solo hash power cyangwa bya hash power yiwe ari kwinjiza. No kuvuga ngo kugira ngo nkuko nari mbibabwiye, kugira ngo round yawe cyangwa size ya round yawe imwe muri round 25 baguha buri masaha 28 izamuke, no ugomba kuba wakoze referring. So rero ubu nibwo buryo ushobora kuzamuramo mining yawe. So ikindi kintu cya kabiri nuko nimba watumiye umuntu ku mbaraga zawe, ku bushobozi bwawe, washyizemo nka 5, abo 5 nabo bashobora gutumira abandi. Niyo mpamvu kuri level 2 naho ugenda ubona 10% byaba abantu bari kuri level yawe ya kabiri. No kuvuga ngo niba abantu binjijwe muri team yawe ariko binjijwe na bamwe watumiye kuri level yawe ya mbere. Yes. Ubwo nibwo buryo rero bazamuramo icyitwa mining rate cyangwa icyitwa block cyangwa rewards cyangwa round. Yes. Hanyuma ku bantu bambajije ngo ni gute dushobora guclaiminga kuri coin. Guclaiminga no kuza ugakanda ahantu handitse claim. Nkuko muri kubona ko hano mfite
10 cyangwa unclaimed VV cyangwa AViVe coin zigera ku 10.6 zikaba zingana na round 3. Hano barakubwira ko iyo round zawe zimaze kuba 25 mining yawe irahagarara. Biba bisaba ko ugomba kuza ugakanda kuri iyi buto yanditseho ngo claim. Mwibuke mujye muhakanda, wamara kuhakanda coin zawe zigahita zizamuka zikajya kwiyongera kuri balance hariya hejuru. Ubwo nizera ko bambwiraga ngo ni gute ba claiminga, ndatekereza mubibonye. Hanyuma reka dukomeze tugende tubasobanura n'ibindi. Uramutse wifuza kujoininga nka Telegram cyangwa Twitter y'uyu mushinga Telegram, ushobora gukanda hano ukajoininga ukareba, ari naho muzajya murebera cyangwa muzajya mukora ibyo nagereranya nk'ama cards ya kwa kundi muri CORE twexchangingaga ugatanga anti card, node card, bya bintu byose twakoraga muri CORE hano naho wabikora. No kuvuga ngo mugomba guca kuri Telegram rero kugira ngo ibyo byose muzajye mubikora. Ubwo turaza kurebaho kuri Twitter ho ushobora gukandaho ukaba followinga. Iyi projet ni projet nziza cyane. Iyi projet nyimenya cyangwa ntangira kuyimayininga, ahangaha bari bafite aba followers 30,000. Ngira ngo murimo murabona ko followers bari kugenda bihuta cyane kuri speed iteye ubwoba, kandi iyi mining ntago iramara nibura n'ibyumweru 2. Ni ibintu biri kugendera kuri speed iteye ubwoba. Ibi ni bya bindi nababwiraga bya 20% baguha iyo utumiye umuntu, hanyuma hano ni 10% batanga kuri level ya 2 iyo utumiye umuntu. Alright. Hanyuma rero reka turebere hamwe n'ibindi bice bigize iyi mining. Iyi mining igizwe n'ibice byinshi. Uraza gutangara nimba ibi bintu utarabibona cyangwa utarubizi. Tumaze kureba igice cyitwa airdrop, nicyo gice nari kubasobanurira niyo ino interface twari dufite. Hanyuma ngiye kubasobanurira ikindi gice cyitwa team. Ikindi gice cyitwa team hano hasi nicyo ngiye kubasobanurira. Igice cyitwa team ni ukuvuga ngo iyo ugeze muri team yawe uhasanga ibyitwa level 1 na level 2. Mbibutsa ko kuri level 1 ni abantu weho uba watumiye ku giti cyawe, hanyuma kuri level 2 ni abantu baba batumiwe na bamwe bashyize kuri level 1. Then uri kubona ko abana bose n'abantu bari ku mininga. Ndi scrollinga down cyangwa njyana hasi. Hari ama bitcoin giveaway batanga. Uri kubona ko nk'uyu muntu bampaye bitcoin giveaways, wenda kandaho nimba nkeneye kuziclaiminga, nkandeho gutya. Imara gukandaho ngo bivuze ngo hahandi nababwiye hagenda hagera bitcoin giveaway batanga, kuko igihe cyo kubikura nacyo kizagera, zihite ziyongeraho hariya. Hanyuma reka nsubire muri team hano hasi. Ukagenda ureba n'abandi aba bose n'abantu natumiye bari ku mining. Iyo rero uri ku mininga, no kuvuga ngo umuntu wagutumiye aba ari kubibona process, ibintu biba bikiri guprocessinga nyine bigaragaza ko uri ku mining. Hanyuma umuntu utari ku mininga cyangwa uwo round zarangiriyeho, round 25 z'amacoin baba bagombaga kumuha, mining ye iba suspended. Nubwo uyu muntu ntago bakimayininga. Aba bose bo ntago bakimayininga. Icyo basabwa no kugenda bagakandaho bagacollectinga. Hanyuma aba bari pending ni abantu baba barafunguye ama content yabo nabi, ntabe successful created. Abangaba bose, abangaba ubona biri guprocessinga cyangwa biri muri processing, bivuze ko ari bantu barimo baramayininga ndetse bashyizeho umwete. Urabona ko ku ma level yose ngiye mfiteho abantu ba pendinga. Suspension ni nyinshi, ni processing, ubwo n'abakimayininga nabo ubona ko ni benshi cyane. Akazi rero karakomeje, nta gucika intege. Iyi mining ni sawa cyane. Hanyuma reka tujye mu kindi gice. Tugiye kurebera hamwe ikindi gice cyitwa tour.
Yes, no kuvuga ngo turu rero uzasanga ibyitwa magic stone n'ibyitwa gift box. Alright, nigeze kubabwira ku kantu ko kujoininga Telegram. Yes, no kuvuga ngo nkuko muri CORE twajyaga tumayininga muri CORE, murabizi neza ko baduhaga ibyitwa ama gift card, ama hash card, ibintu nk'ibyo. Aha ngaha rero batanga ibyitwa ama magic stone. Yes, bagira magic stone z'amazi, z'umuriro, sinzi banze zindari n'iz'ubutaka. Yes, aya ni ama magic stone. Ni ukuvuga ngo kugira ngo uzamure sur power cyangwa mining hash rate yawe, nuko ugomba kuba wakoresheje izi magic stone, ugomba kuba wazikoresheje. Ni ukuvuga ngo hariho uburyo bubiri, hari uburyo bita initiate, hakabaho n'uburyo bita join. Ni ukuvuga ngo iyo ukanze kuri initiate, weho ubutangije timu y'abantu runaka baraza kukwinjiriraho kugira ngo urugero nk'iyi water magic stone ibe complete, ubone ya hash value yiyongere kuri ya yindi wari ufite kugira ngo mining byinshi. Hanyuma iyo joininze, ni ngo hari undi muntu watangije iyi water magic stone, weho ukajoininga, mbese uragenda ukazana link kuri Telegram, iyo link ukayinjizamo hano. Wamara kwinjizamo hano ugakanda kuri confirm nkuko twabikoraga muri iriya CORE. Then hano niwo uhitamo, niwo ufite amahitamo yo guhitamo ese ndakora initiate cyangwa ndakora join, niwo ufite amahitamo. Okay, nkuko nabibabwiraga rero, kugira ngo dukoreshe ziriya magic stone, uko tubigenza ni ukuza tugakanda kuri Telegram hariya hejuru, hanyuma tugategereza Telegram yacu ikalodinga, tugategereza ko Telegram yacu irodinga. Alright, ngiye namaze kuyijoininga, uri kubona ko Telegram nayo iba itariho abantu bake, iriho abantu benshi bahagije. Ngira ngo mbona ko iyi Telegram iriho abantu benshi. Hano bari kumpa ikaze. Hano muri kubona ko iyi Telegram iriho abantu barenga 117,000 ya uyu mushinga uri real. Yes, no kuvuga ngo iyi ni welcome bonus babampaye, bambwira ikijya mbere. Ngira ngo nkuko nandi kubibabwira, hano muri gusangamo ama magic stone menshi, ama gift code. Ubwo gift code nazo turaza kuzibona. Urugero reka nkopiye nk'iyi fire magic stone, no fire magic stone ntayo mfite. Reka nkopiye nk'iyi gift code. Yes, gift code. Mbese bimwe twakoraga muri CORE ku bantu bayimayininze, muzi uko byagendaga. Hanyuma wamara gukopiya nk'iyi gift code, ukagaruka muri application yawe ya AViVe, ugasubira kuri tour, ugasubira kuri tour yawe. Ubwo ndavuga tour yawe iri hano hasi, ndavuga tour ya hano, ugasubiraho. Then ubwo nkopiye gift card cyangwa gift code. Yari gift code, ukanda hano kuri gift box, ukasangamo ama gift code menshi. Hanyuma ugakanda hano handitse ngo use gift code. Ushobora kugeneratinga code hano ugiye ufite amantuza menshi, ama gift box menshi agiye atandukanye. Ushobora gukopiya adresse nawe ukajyana hariya muri Telegram, abantu bakakwinjiraho, ukabona aya masuru hash power. Yes, masuru hash power ukayabona, bityo mining rate yawe ikazamuka. Ariko iyo wakopiye code, uraza ugakanda ahangaha handitse use gift box, hano ukinjizamo ya link uvuye gukopiya kuri Telegram. Iyo link umaze kuyemezamo cyangwa kuyishyiramo, no gukanda kuri confirm. Yes, uri kubona ko iyi gift code iri already activated. Bivuze ngo ushobora gukoresha indi gift code yindi kugira ngo bikunde. Ni sample narindi kubaha, magic stone, water magic stone, wind magic stone. Izi zose
nababwiye ko zigaragara kuri Telegram. Ubwo uburyo bwo kujyaho nawuberetse no kuzajyaho mukagerageza. Hanyuma ubwo icyanyuma cyaburaga ndakeka ari profile niyo yaburaga. Profile yo nayo tuyisanga hano hasi mu nguni mu kaboko kacu k'iburyo, niho dusanga icyitwa profile. Kuri profile nta kindi kintu gisamaje umuntu aba agiye kuhareba uretse gukora ibyitwa editing. Okay, nkuko narindi kubibabwira rero muri kubona ko ahangaha hari aho turebera balance. Ngira ngo kureba balance ya za coin yitwa AViVe unyura kuri my profile ukaza ukareba hano. Muri kubona ko mfite balance ya AViVe 268 ndetse n'umubare w'ama BTC cyangwa ama Bitcoin na claiminze mu cyo bita Bitcoin giveaway. Hanyuma hano hejuru aho muri kubona user ndetse hakaba hari n'imibare munsi muri kuhabona ID, ni ID iba ikuranga. Hanyuma uba ufite ubushobozi bwo kuza ugahindura profile, iki kintu kimeze nk'igisuka ukagikuraho ukaba washyiramo ifoto yawe kugira ngo abantu bazajye babibona nyine nk'uko twabibonye hano kuri dashboard. Muri kubona ko abantu benshi bari kumayininga amaprofile yabo, hagiye hari ibintu bimeze nk'amasuka, ariko muri kubona nk'uyu muntu w'ahangaha we yari yagerageje gukuraho profile. Turi kugerageza gukora zoom out kugira ngo turebe neza, ariko ndabona bitari gukunda. Gusa nawe ushobora kweditinga ukaba wakuraho ifoto yari ihari ugashyiraho ifoto yawe. Guys, reka rero nsoze iyi video mbifuriza ibihe byiza, babwira ko video zacu ari akagaruka. Ku muntu ukeneye kwiyandikisha kuri ino platform agomba guca muri description, niho hari link ndetse na invitation code. Ubwo mwahaca mukiyandikisha namwe mugatangira gukora iyi mining. Sawa, reka dusoze video bifuza ibihe byiza aho muri hose. Video zacu zo nakagaruka. See you again later.